ntabwo naje uje gusenga. Nari nsigaye njya ahantu kubwo gutamporeza kuko kuryama byari ikibazo, nshaka kubaho ngenda. Hagira umbwira aho musanga nkumva ndanezerewe. Zavugane umubyeyi azagusengera, amana imbere ya mama Fred. Mama Fred nkaba tuziranye n'umwana tukavugana ntazi ko ari turi kuvugana. Mama Fred ndamuhamagara yakira neza, anga twa gatanu mu gitondo uzazinduke ndamuganira ibyawe. Ati saa 12 niyo amasaha 11 mba mpari. Yamvura ntigeze nyikama. Nageze hano mpagarara munsi y'igiti kuko ntabwo nari ngikunda, nta n'ikintu byabaga bimbwiye. Wagira ngo yamenye intebe nari nicayemo yitwa Joy. Nawe ntiwaje kureba nyine ibyo nabona. Yanaze hano ariko ninjiye ntungurwa no gusanga yicaye mu mwanya nari nicaye. Kandi abandi bose bazajya baza nsange banyicaye. Ntabwo mfite ikintu nabwira umushumba. Nduguha naguha ibyiza ariko simbishoboye, ndabikwifurije. Niziko ndi burwara umutwe kuko niriwe kuri telefoni. Abatabizi n'ijya umaranye ikigeragezo cy'umutwe imyaka igera mu 10. Ijambo ryari rizwi kuri njye ibyanze, ni mesaje ivuga byanze, abatabu yabisanzwe byari byanze, ntawe mbasaga icyo kuko bigenze. Naringeze mu buribwe bwo kubihisha kuko guhora ubwira umuntu mu gitondo saa 6 na nimugoroba ngo byanze. Ndi umugore uzi gukora ariko byageze igihe biranga kuko ntabwo waba ufite uburibwe bw'umubiri ugira ikintu nakikubwira. Nagerageje kuba byamura kwisi aho najya kubikora bikananira kuko ntabwo byari ibyanjye. Kubivuga ku bantu batanzi murumva byoroshye. Kubaho uri ku rushinge ruhoraho, kubaho ntawe ikinini ndwaye negative, nkarumishwa urushinge narwo, nagira krize niba ari iminsi 7 nkamara iminsi 7 banterera hasi ntabasha kurira igitanda kubera nageraga uburibwe. Abazi morphine batera umuntu ufite ubabare bwa nyuma njye niyamfataga. Nageraga kwa muganga, abaganga bose bagatera. Sindivuza muri centre de santé, nivuriza mu ivuriro ryose rikomeye, umuganga wese ukomeye muri iki gihugu twarabonanye. Nageraga aho ngera iyo ni uri imbere ya dogiteri agashoka amarira kubera ububabare, niheba hamusaba ntimuga ko ufite ubushobozi wankoreye igishoboka hava ku isi. Ariko nabivuga ko nabyaye mwongera nkavuga ariko wowe Mana igihe wabwiriye ko uzankiza utankiza. Naraje ngeze hano turasengana mu Fred, tumaze gusenga aravuga ati ariko ihangane gato, ati umubyeyi agiye kugera hano, ati kandi nahagera biragera. Ariko mama Fred ntamubeshye, ntabwo nyine byari bya bindi by'umuhango nk'uko nafataga ibinini byose nkamira ngo nzi ko bitari bunyize. Navuze nta kibazo reka byo kumutegereza, ariko mu gihe turi kuvugana umushumba barahagera. Akihagera yaranyakiye, akinyakira arambwira ngo uyu munsi ni iherezo ry'ububabare bwawe. Yarabimbwiye ariko ntabwo nabyumva kuko nubwo yarambwira turaterana ndamubwira ni woya ndi kwihuta badacuranga ndi muri uru rusengero kuko ahantu ikintu cyose cyavugaga cyose ahitaga ngira krize. Yarambwiye ati humura ntacyongera kuba nicaye muri iyi ntebe kuva saa 12 n'igice za mu gitondo, navuye hano hari saa 12 z'umugoroba.
kumushakira mu mafarumasi yose hose, ahantu hose yabuze, kandi abantu bose bamuhamagaraga mu mafarumasi ni abantu bakomeye, kuko umudogiteri yicaraga akaba ari gushakira umutahana. noneho ukuntu iby'Imana bitangaje, wa mudogiteri wowe ushaka ukamara umwaka baraguhaye randevu yo kumubona, ntibamubwiraga nimugoroba mu gitondo nkakubona, ariko kugira ngo Imana inyereke ko abaganga bananiwe babuze, Imana yarabikoze. Imana ikambwira nzakugira neza, nzakugira neza, mvuga mu yihe nzira ryari. Kuko ntabwo nzi ko nyine ari bakimara kumusengera wa muti, n'abavandimwe bari za Canada nayo bari bari kuvana hereza ordonnance bashakishe uburyo umuti waza. Nkimara gusengana na Mafedi na Mushumba nicaye aha, abantu bose babaga bahangayitse. Umuntu ahise ambwira ati hute muri Kifaruma mu mujyi umuti urabonetse, isigayemo ari nk'ibiri, ihute ujye kuyizana. ndavuga ngo simba hano nashoje amateraniro, kandi zari telefone zari zambujije kwicara ko umuti wabonetse. nawe muri Kifaruma ubwabo bakambwira ko umuti wabonetse, ariyo banyihamagara. naragiye ndavuga nti ntanga nkabasuzugura, ndagenda ibinini ndabifata ndabicura mbigeza mu rugo, sinigeze mfungura icyo kinini ngo nkimire, nta nubwo nteganya kugifungura. rero Mushumba warakoze, ntabwo kuva urya munsi kirya gitondo Mafedi we no kumureba ni musuru wanjye kubivuga akanya, ariko byari ngombwa ko bivuga kugira ngo n'umuntu unaniwe, kubwira umuntu uyu munsi ufite ikigeragezo ukamusobanurira ko Imana igira neza biragoye, ariko mbonye ibivuga tuba dufite ibikomere kuva tukivuka. imyaka 30 nta byishimo ndagira, ntabyo. rero nageze nigiye ku Mana mbona ko nta bibaye, ariko birahari. ni umugore waburaye nkabwirinda, bitari bikwiye ko mburara, nkaburara kubera ibibazo. ntabwo umuntu yaba avuye kuvisha ibitaro umusaba umuceri, usaba umuceri ufite amaboko. ni ukuri mwumve kugira neza kw'Imana, ni ukuri. ni umugore watinyutse gukora ibishoboka, ariko kujya Satani arwanya bigapfa. ndi umwe mu bagore basudiranye, ndi umusuderi, ariko ntabwo nari bujye mu kazi ashoboye. yagira gutya akanotsa inyama, umuntu uzajya ufite ikirori ndi muco. bafashe kwakira abashyitsi, ntacyo nzabasaba, kuko n'ubundi mwari bumenye ndi rusororo, cyangwa ukamenya ndi gutoragura amashashi. Imana iduhane. abaye umukobwa Mushumba, mama Pasiteri yakira umwana. Amen. Nshimiye Imana iki gitondo yarampamagaye kuwa kabiri mu masaa y'igitondo, yampamagaye mu gitondo ampuzwa n'undi muntu kuri telefone, arambwira ati reka tuguhuze n'umuntu ugushaka. kimara kumbwira ngo ni ugushaka, nahise mubwira ndakubona ibibazo bibiri, akaguru n'umutwe. ahita ambwira ati wangereye ku ngingo ahubwo umutwe urangije. rero ko twarezwe amavuta ya Mushumba nayubaha, ndamubwira nti rero njyewe ibyanjye ko nshobora kuba sasanuye ibiri hasi, ariko hari umuntu muri ndamuganira gushaka kuwa gatanu mu gitondo uzazinduke ubonane na Mushumba. Imana yacu nishimwe, kubera ko nizeye ko dufite Imana ishobora byose itabara. nizera ko dufite Imana ihanga muri ibyahangaye abantu. nizera ko dufite Imana ivana ikuzimu igashyira hejuru. nizeye ko dufite Imana ifata abarangi ugwana. Imana yacu nishimwe. yageze hano yituruka ndavuga Imana yanjye umuntu ndamuzi, ariko ndaceceka ndakinkubita amaso, arambwira ati mama Fred ntubwire ko ari wowe navugishaga. ndamubwira ngo ni njyewe. turaganira turavugana,
ariko Imana yacu nishimye yarahabaye ndasenga maze gusenga nabwo nari kugenda byose ntugende umubyeyi wanjye agiye kuza ubwo nagize gutya ngo naraje ahita yinjira ahita amwakira mbere ariko nshimiye Imana iba muri ijuru nshimiye Imana ibana nawe kubera kwese ikora ibyo umutima we washakaga asoza arambwira ati umutwe wakize atashye arambwira ati ndumva mwantangira na hehe mu rusenge ati ndumva mwakinga mukande cyangwa mugataha ndamubwira ngo yataha ageze mu rugo ntabwo nabonye ko muhamagara ko ari hano ahise nyura hanyuma mu gitondo ndamuhamagara ndamubaza ngo meze utaragate ariko mafure urashaka he waretse nkisinzira kuri ko siryoshye ndamubwira rero sinzira Imana yawe irahari gushimira Imana mu gihugu cyo mu ijuru yarakoze Uwiteka nyir'ingabo arera nayo mpamvu twabwira ko umuntu wese ufite uburwayi ukwizera kwe n'imbaraga ze ijurije gukora muhumure arakiza Imana irabohora Imana ifite imbaraga n'ubutware Imana ikora ku nyama Imana ikora ku mutima Imana ikora mu mugongo Imana isubiza mu bwenge Imana yacu nishimye hanyuma abayiringiye abo ngabo nta soni zabakora Imana kiragicura nishimye tugiye guteka imishimwe nakomeje kubibona nabonaga azazana abantu benshi gushima hano kandi bafite ibintu byinshi byo gushima rero hari umunsi wo gushima ningingaga mwarimu uzaba wayoboye umunsi nabona iyo batayo yinjiye ntuzagire uko aje gushima Imana Imana bahagugisha ukuri